ndumva naragiye muri boîte bwa mbere ya Cadillac urumva hari muwe ya Cadillac bwa byari ryarira urumva narindi nko mu wa gatatu byari nka 1999 somewhere around there. Wow. Urumva wagiye mu boîte bro muri 1999 Cadillac bro mu mashitani so Cadillac habaga amajini man umva nyine umva ikibazo cyabayeho njyewe nari mfite umujyama wanjye witwaga man 99 muri Cadillac habaga amashitani amajini man babaga ari babajama bafite ibinono ibyo 1999 hafi aho ngaho noneho nagiye nanjye yoba pasiteri bashaka kuvuga ku majini bavugaga Cadillac kabisa oya n'ama story muri nigagiririma muri 1999 nigaga muri nanjye tuwaziye actual secondaire ririmo muri 1992 anescole zabaga ari anescole 1992 nigaga tuwaziye muri iririmo hari story z'abantu bafite nono abantu mubona imbere ngo bamugere ugahita umubura abantu bagikusimu bamanukiraga muri za Nyabugogo bakazamukira muri Muhazi izo stories zikaza muri 1999 umva ubuturage sasa umva ubuturage ko byagenze noneho ndagiye dutangiye gusimbuka igipangu ariko ubwo Alex yajyagayo cyane Alex yabaga afite muri Kigali International School Kigali High School twariganye na Alex yariganye secondaire Alex mureboshya bro ibyo avuze ukuri mbwira ukuntu yakwica ahubwo story ukuntu ahubwo ujya kuvuga story ukuntu Alex muyoboke yishe Humble Jizzo muri Urban Boyz niyo title izabiri kuri YouTube nubundi nari bupfe ntago umva ko bazashira title umuntu uzafata kano ka video nyanzibona bazifashe video zanye bagazikira kuri YouTube bazashira ngo ari bupfe Alex muyoboke yaje kwita Apfuye Humble Jizzo ngo bigaraga muri secondaire oya ngo nguri bupfe menya ngo niyo bamuhereza iki anyways so icyo gihe kwaje kuhava Alex ndumva yaragiye kuri lycée nanjye njya ku academy ariko icyo gihe twamo cyane sorry yo story ubwo twari abantu twari abasore bane muri iryo shuri Alex yararimo ari we musirimu cyane kuko ni nawe wazanye phone bwa mbere yari umucuruzi ukomeye yazanye phone ya Siemens papa ya mutipe ni mubi cyane mujye mumwubaha mu bintu byose urumva yari njyewe Alex n'umujyama witwaga Samu nundi waje kwitaba Imana witwaga Eric ari nawe bwa mbere nanditse indirimbo nyemwandikiye tugiye gukora icya leta njyange iwabo yari TZ agenda agiye mu kiruhuko agaruka iwabo bari bakiri TZ ariko hari indi family iri hano mu Rwanda agenda agiye mu kiruhuko tugiye gukora icya leta aragenda ajya oya ni icya leta ni troncome something like that aragenda ntabwo yongeye kugaruka njyango yaguye mu mazi mu nyanja bambukaga aho ngaho rero nibwo twakoze fete ugena mugenzi wanjye ubwo ariko nsimbutsemo gatoya ngiye ahandi reka manze muri Cadillac mwagiye Cadillac musimbutse ikigo ubwo noneho Alex we yajyagayo buri munsi yasaga nk'abyemerewe n'ikigo kibizi kwajyayo agomba kujya Cadillac ko Alex ajyayo urumva hanyuma icyo gihe umusore witwaga Sam arambwira nawe twaririmbaga muri ntuza ariko twari dutangiye kugoma nyine twamaze kuba nyine ebana ingendo zarahindutse tugenda gutya gushinjagira nyine muri Rwanda muri Rwanda muri Cadillac ndamuganye ntabwo bibaho ntabwo tujya muri Cadillac kubera ko turahita tuba amajini urabizi neza ko amajini hariho yibera ati wowe ngwino birababeshya urumva ati jewe ngiyeyo gatatu nta nubwo ndabona ikindi urumva turagiye mubisema agapira k'umweru ebana ku mico ya danje nawe turagiye turinjiye barabanza baratwangira niba twarabeshye iki ngira ngo yaraziranye n'umubouncer wabo niba atari umudiki turinjira papa
twinjiye twinjiye ikintu cya mbere narinjiye harimo indirimbo ya Shaggy yitwaga Sex Lady. Byose byatari. Noneho twinjiyemo tufashe icyo kunywa turatangiye turabyinnye nyine twaryohewe. Sasa ubuturage bwinshi niki ntabwo nari nzi ngo ari amatara ya club yakubise ku kintu cy'umweru ibintu bibaso n'amaso arahinduka ndabyinnye ebana mpindukiye mbona umukobwa amaso aracana ndeba umwendume papa narirukanse nikubita hasi ndihisha ahantu kure cyane nshaka mugenzi wanjye nawe ndamubura yari yagiye kuri toilette ngize Imana ndamubona agarutse nawe nsanga amaso yahindutse ebana noneho mbura icyo mubwira ndirukanka ndabanza njya ahantu ndacunga sasa ndacunga buri muntu wese amaso yahindutse ni yala nahindutse igini papa nzamubwira icyo ubu ngubu nabaye ikindi ntangira kwireba ko mfite ibirenge ntangira kureba inzara nkabona ziracyari ibinono bavuga ngo umugore yidukaga ibinono mani ziriya sitore zabaga ari danje umujyabo ndamubwira ni koko ibintu nakubwiye ntubibona ubundi se urambona uri kunyibuka uzi wo ndiwe ati se biti urumva ati se biti n'amaso yawe yahindutse ntireba uriya mukobwa ukuntu asa nireba uko ibintu bimeze abantu umutipe araseka we yari amaze kubimenyera arambwira rero ati reba ku ishati yawe atishakisha ahantu hose hari umweru hari icyatsi kubera no matara baba bagize ahindura amakureri ebana nahamutse ndabanza ndicara njya hanze ndasenga mbere na mbere ndasenga maze gusenga urumva nsubiramo ndavuga ni ikintu cyitwa diamond man ukinsindire njyewe urumva bibuka byakabaye ikuzimu ariko ndinda amashitani yego turabyinnye ariko noneho nkacunga nyareba intoki z'abantu nkabyina urumva icyo gihe nacishagamo nkakora kandi kagakorari nkagira gutya ariko nkongera nkabameze neza ebana uwo munsi twaratashye ebana story yari iteye ubwoba mbese iyo ni story itajya imvamo kuko buri muntu wese mu rwego rwo kumwereka ko ndi uwadanje nubwo njyewe njya na Cadillac hari ahandi hariya kuri Pan Africa hitwaga gute Pan Africa bayitaga ku Pan Africa nyine hari umuonkere sinzi umuntu twahuriyemo avuga ati nabonye wa mwana wa Christopher namubonye muri Cadillac atuzi kuntu yari yizihiwe onkere yahamagaye papa aravuga ati umwana yararangiye wa muhungu ati niwe wigishaga abandi kubyina noneho ubu bwose ntabwo ari umuntu ebana papa arampamagara ndavuga niwo ntabwo ari njye kabisa ibyo bintu wibuke ko ibyo bintu na n'ubu ndacyabyibuka urumva aho rero niho natangiye urebye niho nari ntangiye kuva hariya kuri aritari nyine nangiye kumva none izo ndirimbo zabashaga numva indirimbo ariko se reka guca mu ijambo mu history yanjye nayo ndumva nakubwira story yanjye njya muri boîte bwa mbere izo story twarazumvaga byatari za Cadillac ibinono ibiki mane none urumva nkuko wahitaga ugenda wavuga story abandi bakahita bayikwizana kuko mu Rwanda urumva story zagendaga umunwa ku munwa ndetse kugera kundi muntu story yahinduye sante bimeze nkaho Humble Jizzo yabonye amajini none n'abandi bakavuga ko mu nsengero abarokore rero urazi ko bahita babyemera kubi hari nk'itara rya Cadillac ryacanaga muri Kigali hejuru bahita bavuga umunsi imero kurakiza cyaro bahitaga basenga bari bonye umunsi ingoye zaraje itara ricanye mu kirere
Batangiye guseka. Rero yebwa mbere cyo beka kugize story nagiye ndangije secondaire umve ko nagiye nti bari muri 2003 nko muri vacances za 2003 turangije secondaire no njyana mu tipe w'ishutangiye twa Steven nawe ni wari kuzanyicisha n'undi twa Janvier wabaga ku Muhima Steven twari duturanye Nyamirambo sibyo ndumva arabo twari batatu sinibuka neza tujya hehe haragezwa rito mu Nyiraroke ni mu byibuka ko ntaciye aho nabo Ankostine niwe wakubwira Ankostine sinzi ibyo yakoraga ariko imigabane ya Ankostine yarafite imigabane ya no bro numvaga nishimye nawe ushobora kubyumva jya muri bote bwa mbere yego kurara ubyina nijoro numvaga ari ibintu bitaho mu buzima bwanjye turagenda twinjiramo bro urumva nkajya mbona kugiza amatara kuri aba yaka hejuru ukabona ibiki ukavuga abantu ukabona ibintu biraryoshye byatari turabyina nyine nko kuvuza abakobwa amatara akabacana ukabona n'abantu bateye ngo ariko ibyo by'amatara nayo narabyumvisha narabisobanukiwe byo nta kibazo nagize ku matara ahubwo ibyo GEDEON nabonaga ari ibintu byadanje ukabona umu DJ hariya uvuga ari ibintu bitaho twe twamenyereye ya muziki yo kumuhuro ejo hari umukobwa uzarogora mu mapabili twebwe twabyiraga nka competition hari yagezweho ba Mr Vegas Tamale shiza Tamale nale ukajya ubyina ukamanuka hasi izo kabisa agakoryo kabayemo rero ntabwo twaruhaga twabyinnye indirimbo zose nta n'imwe tutabyina wumve ko nta ndirimbo n'imwe tutabyina ariko kugeza n'uyu munsi ngewe ndimo ndabyina nta ndirimbo nabyina urumva rero ikintu bigeze mu gitondo rero urumva byatwegeranye mu gitondo tukibyina agakoryo kantunguye umuseke utambitse mu gitondo ndeba hejuru habona harimo aragenda haza agacu hazamo n'agata habwira abajama banjye mana abajama ko rufu yabo igenda ihindura murabona ukuntu igenda ihindura amakureri ikazana akantu kameze nk'akazuba aho ni muri Nyiraroke ubwo nkabona ari igisenge giro kiba kiragenda gihindura amabara ahubwo abajama bateye ubwo sinzi ukuntu byagize mbona inyoni iciyeho n'inyoni barakureba zikoresha ama effect kundi nta Nyiraroke harano mu gikari ntago habaga hatwikiri yari mu gikari Chararoni biravamo ko nanzi ko ngara mu nzu ya dane kumbe niho kujya mu gikari guza mugafungura urupangu mugashyira imiziki abantu bakajya baza bakishyura bakabyira ariko kuri Nyiraroke yari ameze ariko warahumva ukavuga mana yanjye we nije bro nabaye disappointed uwo munsi nahavuye nanze n'amaboate kuko najyaro ntari niteguye ko ariko ameze Nyiraroke n'ahantu numvaga nshaka kujya byatari ariko nyine urumva icyo gihe nyine haba ari ahantu hadanje ariko Cadillac yari club yari club Cadillac nagiyemo inyuma gato ntinze ariko igihe nagiyemo yari irenze Nyiraroke handi disappointed nongeye gusubira muri boîte ngiye kwiga Butare birimo bintu byanyaje kwiga Butare kujya really Kwa ukunda umuziki rumvaga nyine nijya kwiga Butare urumva nta muntu uzamontorora uzajya umvuza ngo naraye he nasohotse sinasohotse ntabwo bro najyaga muri boîte Butare kwa gatanu no kwa gatandatu sombrero no muri safari sizo zari ziri ariko Sudi wari mu basore b'abanyamugi hariya rero nyine nigeraga umunyamugi ariko nabaga ndi b'abanyamugi babirebera inyuma Butare bwo aribwo nabyinjiyemo noneho over Friday Saturday sombrero bora sombrero nayo yarandi disappointed kuri akura yumvaga ikipande cyane arya sombrero yiririye kuko urumva Butare hari akamodoka ya Credo sombrero yari ruguru ya Credo yego aho safari niyo yari imeze nka zira boîte zo mu mafilime winjiraga mu gikoridoro safari ni yiheze yabaga hafi y'isoko ahantu haje kuba akamodoka na hafi na Banque Populaire y'Ibutare haje kuba akamodoka nyine hari ngo niho hari akamodoka ukuntu haje kuba akamodoka sinzi umuntu wagiyeyo njya ngo bahindura hamwe muri kazu ka DJ bashyiramo akamodoka
twaje akamodoka niho ba Bisoso ngibaza DJ Bisoso yatangiriye niho yatangiriye hari actually so urumva rero